Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemerere dusangiye amasomo atagatifu kiza umubyeyi wacu adutegure kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Stefano, wa muntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, uko Imana yakamusenderejemo ubutoneshwe n'ububasha, yakoraga ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye muri rubanda. Ariko abantu bo mu isengero ryitwa ry'ababohowe hamwe n'Abanyasireni n'Abanyalexandiriya n'abantu bo muri Silisiya n'abo muri Aziya batangira kujya impaka na Stefano. Nyamara ntibashoboraga guhangara ubuhanga bwe, kimwe na Roho wamuvugiragamo, bituma bagurira abantu ngo bavuge bati, twamwumvise avuga amagambo atuka Musa n'Imana. Nuko bahuruza rubanda hamwe n'abakuru b'umuryango n'abigishamategeko, baraza bamugwa gitumo, baramufata bamujyana mu nama nkuru. Niko kuzana abashinja b'inyuma, baravuga bati, uyu muntu ntahwema kuvuga amagambo asebya ahantu hatagatifu kimwe n'amategeko. Tunamwumva avuga ko uwo Yezu w'i Nazareti azasenya aha hantu hatagatifu, akanahindura amategeko twahawe na Musa. Abari mu nama nkuru bose baramwitegerezaga, maze babona mu ruhanga rwe hasa nk'aho umumarayika. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo. Naho ibikomangoma byakorana bikamvuga nabi, umugaragu wawe ahora azirikana ugushaka kwawe. Ibyemezo byawe bintera guhimbarwa, imigambi yawe niyo mfatiraho inama. Nakugaragarije inzira zanjye, nawe uransubiza, unyigishe ugushaka kwawe, unyumvishe inzira y'amabwiriza yawe, kugira ngo njye nzirikana ibyiza byawe. Urandinde inzira y'ikinyoma, maze ungirire ubuntu, umpe amategeko yawe. Nahisemo kutazagutenguha, nsobanukirwa n'amategeko yawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Yezu yari yambutse inyanja agenda hejuru y'amazi. Bukeye ya mbaga y'abantu bari basigaye hakurya y'inyanja babona ko nta bundi bwato bwari buhari uretse bumwe gusa. Bari bazi kandi ko abigishwa bari bagiye bonyine. Icyakora andi mato yari aturutse i Tiberiya, hafi y'aho bari baririye imigati. Ya mbaga y'abantu ibonye ko Yezu n'abigishwa be batagihari, bajya mu mato bagana i Kafarinawumu kuhashakira Yezu. Bamusanze hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha, wageze hano ryari? Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, ntimunshakira ko mwabonye ibimenyetso, ahubwo muranshakira ko mwariye imigati mugahaga. Nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo nimuharanire ibiribwa bihoraho mu bugingo bw'iteka, ibyo Umwana w'umuntu azabaha, kuko ari we Imana Data yashyizeho ikimenyetso. Baramubaza bati, twagenza dute kugira ngo dukore iby'Imana ishima? Yezu arabasubiza ati, igikorwa Imana ishima ni uko mwakemera uwo yatumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu kiza umubyeyi wacu duteguriye kuri uyu munsi aradushishikariza kurangwa n'ukwemera no kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Mu Ivanjili y'uyu munsi iratwibutsa ko tugomba kwemera Yezu Kristo watumwe n'Imana. Kuyoborwa na Roho Mutagatifu no kurangwa n'ukwemera ku rugero rwa Mutagatifu Stefano bizadufasha gutsinda ikibi, ariko kandi bizanadukururira byinshi by'amagorwa, ishyari ry'abantu, akagambane, ibitotezo,
ibyo byose bizigaragaza mu buzima bwacu igihe tuzaba duhisemo kwamamaza Yezu Kristo wazutse tubikesha Roho Mutagatifu uduha imbaraga. Niduhamya Kristo dushyigikiwe na Roho Mutagatifu, abantu bazaturwanya nta kabuza. Stefano ni urugero rwiza rw'abagombaga kwemera kuba indahemuka n'abogezabutumwa bw'inkuru nziza ya Yezu. Kwemera Yezu rero watumwe n'Imana bidufasha kurushaho gukomera mu kwemera kwacu, kurushaho kwakira ingabire Imana iduha. Ese ni iki kidutera gushaka Yezu? Ese natwe aho nitwaba dushaka Yezu tubitewe n'icyo amaze mu buzima bwacu n'ibyinshi adukorera, aho kugira ngo tumushake bitewe n'uwo ari we mu buzima bwacu, umukiza n'umucunguzi? Dushakishe Yezu nawe azatwigaragariza. Dutsinde ikintu cyose cyadutera kumushakira izindi nyungu zacu bwite zitari ugucungurwa kwacu no gukomera ku mategeko y'Imana. Ese ni iki kidutera gushaka Yezu? Ese ni iki kigutera gushaka Yezu? Ese wumva ufite inyota yo kubona Yezu? Ese wumva wakora ibishoboka byose ngo ukomeze ubane na Yezu? Ese ni iki tugomba gukora ngo dushimishe Imana? Yezu Kristo aratwibutsa ko niba dushaka kwishimisha Imana by'ukuri, duharanire gukora ibikorwa bitwegereza Imana. Ikintu kimwe rukumbi Yezu Kristo asaba ni ukwemera ko ari uwo yatumye. Dukomere rero kuri Yezu Kristo, twakire ubugingo aduha, duhimbazwe n'ibyiza adukorera, tubizirikane iteka, maze Uhoraho atugirire ubuntu, impuhwe n'urukundo bizatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushaka byose kandi akabana nyir'impuhwe nawe umugisha, abarinda abakomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.